Hello, reka tubaramutse kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza n'amahoro y'Imana. Aho muherereye hatandukanye twizere yuko mumeze neza muri amahoro, mukomeje gukurikira ibiganiro muguwe neza. Abatameze neza poleni sana, uyu munsi nimba bitameze neza, ejo nuhindura page bizaba bimeze neza. Ntabwo ibihe bibi bihoraho, ibihe bigenda bisimburana kuko niko isi ikoze. Hanyuma nkuko mubibona turi kumwe n'abantu basanzwe n'abadasanzwe kuri kamera. Hanyuma kuri mic muri kumwe na Mutabazi nkuko bisanzwe. Kuri kamera hano twa mixinze ntabwo inzobe n'igikara ubu nyine ibintu nyine murabona yuko birimo bicamo. Demu nkuko bisanzwe natangire yibwira abantu hanyuma turaza kwakira umushitsi dufatikanyije. Hari umuntu tugiye uko yaratubwiye ngo tuzozara Noirebura. Noirebura kandi umukoro adutangira hariya hahandi twaza tuja kureba ibintu byo kudekora. Amabwira umugore ngo nakubonye. Areba umugore wawe ukuntu ameze ngo arebe nawe uko umeze. Ushaka muzabyana Noirebura. None gananje hano. Ni Jonathan TV show nkuko mubimenyereye. Turabakiriye twibutsa abantu batarakanda subscribe, mwakanda subscribe kuri Jonathan TV show na Blessed Family kugira ngo muze mukomeza kubona ibiganiro tubagezaho cyangwa se n'ubusesenguzi dusanzwe dusesengura n'ubundi. Ntimubizi ko ari umusesenguzi umwe rukumbi hani Nairobi, nta handi mushobora kubusanga. Amakuru mushaka acucumbuye, mbese mushaka yimze masha ntandi mushaka kuyabona nta handi murabizi ni Blessed kuri Blessed Family TV no kuri Jonathan TV show. Rero umutumirwa muramubona ni Noirebura nkuko mwabibyumvishe. Turavanze na kamera uyu munsi cyane karamurikira ni murika muizi. Yes. Arakoze cyane Dem musanzwe mumenyereye n'ubundi kuri Jonathan. Hanyuma nkuko twabivuze twaje dutembera, sinzi niba ndi bumwita umutumirwa kandi twaje twamusuye, ariko no mutumirwa hano kuri izi channel musanzwe mumenyereye yaba Blessed Family TV ndetse na Jonathan TV show. Ndagira ngo Dem amumpere mic hanyuma aratangira atwibwira, hanyuma araza no kubabwira aho mushobora kuzajya mumusanga wenda badasanzwe bamukurikirana. Murakoze cyane. Nitwa Diane Mugisha cyangwa se Mugisha Diane Official. Si ibyo ngira ngo mwe mumbajije. Amazina ni Diane Mugisha. Hanyuma na channel ikaba ari Diane Mugisha Official. Mugisha Diane Official. Diane amakuru. Namahoro. Umeze neza? Cyane. Kuri Official Diane bameze bate? Barabasuhuza, barabatashye. Abakristo bari mu kwiyongera. Komeje kubashimira. Mukomeje no kubona ibyo mugenda mu bimuke baje kwa Diane. Bimutse. Tumere gutya gusa. Bajye basura hose. Kandi gusurana ubundi kuva kera wari umuco mwiza. Uramutse usuye mu Diane Official ukaja kwa Jonathan ukaja kwa Blessed hose bizoba ari amavuta avuye mu mata. Abashaka abazabaza bakumbura kumva bya biganiro by'inkundo n'ingo hano. By the way Diane cyane kuba dukurikira wenda badasanzwe bakurikira Mugisha Diane Official hariya mukora inkuru cyane kenshi nizijyanye no nizingo niba ariko nabyita kuko masiri hibigana tumaze gukora kenshi bijyanye n'ingo by'ukuntu twagira ingo nziza cyane ibigana byose bibera hariya nibigamije kuzana impinduka nziza muri community yacu. Nukuvuga ngo cyane muhugura abantu babana, abantu bavuye iwabo bakaza kubana. Abantu bimutse. Okay, biraza kudufasha mu kiganiro tugiye kubanamo kuri uyu munsi. Ico ndibuze kwita ko ari nka part 2
twakoze part 1 tuyikora ari abagabo gusa. Uyu munsi dufite amahirwe yuko noneho harimo umudamu. Diane, urubatse? Yego. Tutaza kukwita umudamu hanyuma badukurikiye bakibaza. Ndubatse mfite umutware n'abana 3. Utware n'abana 3. Yego. Urakoze cyane. Ikiganiro nifuza yuko twaganiraho kuri uyu munsi. Hano hanze bavuga yuko iyo umusore yubatse uburyo ki abavutse muri wa muryango yashatsemo bijya bisa nkaho bitandukana cyane n'uburyo ki umugore cyangwa se umukobwa iwe yavutse muri wa muryango. Bitandukana bite? Hari abavuga yuko abasore akenshi iyo amaze kubaka, iyo agize amahirwe akaba ari umuntu ufite ubushobozi, imbaraga nyinshi cyane kuri we. Niba navugaga n'urukundo, ariko urukundo rwo nirindani mu mutima, hari igihe wenda rutagaragazwa n'ibikorwa. Bivugwa yuko imbaraga nyinshi azishora mu muryango kwa sebukwe, aho yakuye umudamu, kuruta uko azishora aho avuka. Turatangiriraho. Banza umpere Demu mikrofone. Demu, urubatse cyane. Ibivugwa hano hanze yuko abagabo mufata imbaraga nyinshi mukazishora kwa basobukwe kuruta aho muvuka, nibyo cyangwa sibyo? Wowe ubyumva ute? Abagabo twese se birashoboka ko atari mwese, ariko abavuga nyine bavuga abagabo, ntituziga niba baba bavuze bose. niba abagabo bimutse n'imitwe n'imibiri baja kwa sebukwe wabo, mbese ni kwa kundi abanguzo basiga so na nyoko, bagira ngo none ubwo azova kwa se na nyina azimukira kwa sebukwe no kwa nyirabukwe. Ariko birahari, sinovuga ko bidahari, birahari ariko ntago ari bose. Ariko birahari ko hari abantu bimutse ibikorwa byose babijana aho bashatse, ariko aho bavutse bavuka kwa se na nyina, nimba ari umugabo ugasanga nta bikorwa hashira. Nimba navuga koko n'urukundo nka kumwe wabivuze, nimba n'urukundo koko arufata akarushira hariya hose ku mugore no kuri nyirabukwe na sebukwe na baramube, hariya hakavuka ikindi kintu, ariko bimaze kugaragara. Okay. Ngaho mpera Diane twumve icyo abivugaho. Diane, birashoboka wenda te basaza bawe kwa baso wanyu indi mwe kwa banyoko wanyu kwa bande, harimo n'abaramu bawe, mugabo wawe n'abandi, in general abagabo. Ubona koko iyo bubatse cyane basa nkaho baherereza imbaraga aho bakuye abafasha kuruta aho bavuka? Okay. Mwe mwavuze ko muri abasesenguzi, ubwo sinzi ukuntu mwabisesenguye, ariko njye simpamanya na mwene data zanetse ijisho. Bari kumva kubera ko niba washatse muri famiye uba wabaye umwana wavutse muri urwo rugo, icyo wahakora cyose uba uri umwana muri urwo rugo. Sinavuga rero kuba washoye urukundo aho ngaho, kuko urabigombwa. It must, uba ugomba kubikora. Ya Diane ati it must, ko hahandi wakuye umugeni uba wahavutse, ugomba kuhakorera, ugomba kuhashora imbaraga. Hanyuma Diane agifite mikoro. Diane, bya bindi byo kuba biri must ko bagira icyo bahakora. Keragize imijinya, sinzi ko iki kiganiro gikunda. Kiganiro tugitangiranye. Demu arukunda atari mabyumva. Ubu kuneza hinduka we. Ese binyira intambara. Ibintu bari mu kudukora. Bande se. Uri murarekarama. Ibintu bari mu gukora nti. Demu nturi mu bagabo bahengamiye. Jewe. Dore ntubona ukuntu habivuga gutyo. Uku Diane. Nka mushiki w'umugabo aje muno. Mu minsi mikeya ukumva urusaku canke nka muramu wiwe. Kamite nkunyumoza. Njyewe
murambabarira njyewe nta bavandimwe bingira uri kumva nta bantu tuva indimwe ariko ntibubishe ko mfite abanyamuryango ariko ndakubwiza ukuri maze imyaka 9 nshatswe muri iyi famiye ego ko nta musore mwasanze cyane mu ntebe yegeye mu cyumba uri kumva uriya ni mwene wabo n'umugabo wanjye mo hano nigeze gucumbikira n'undi mugabo wubatse wabaga hano kubw'impamvu ziwe nawe twamaranye imyaka 2 maze gucumbikira abantu barenze 2 barenze abo mvuze ariko bose muri famiye y'umugabo wanjye uri kumva rero sinibaza niba nuko ngiye wenda nta bavandimwe banjye mfite ariko ntibyari bibuje ko na murumuna wanjye yaza ngo n'umugabo wanjye nawe amwakira ugifite mikoro dem arasa nk'uwasimbiye ku kandi gatopike gato kajanye wenda karenkiri muri ibi iwe icyavuze nuko hari abagore bashakwa ndetse n'iwabo w'umugabo ntibabe bafite nk'uburenganzira bwo kuza kuba iwabo w'umugabo nabyo hari ingero zimwe zagiye ziba ariko cyane jewe icyo mbaza kuri wowe Diane wenda tuvuge wa muramukazi wawe araje mushiki w'umugabo ntaho yahera wenda avuga ati kubera iki bikorwa ibi n'ibi wabikoreye famiye yo kwa sobukwe kuruta uko twebwe iwacu ga noneho hahandi wa mugabo avuka kuruta uko ubihakora surtout mu bantu bagiye bafite nk'ubushobozi bubaye nk'ubufatika iyo ufite ubudafatika ntawe ubukeneye ubufasha uwo muramukazi wanjye yaba afite ikibazo cy'ishyari muri we kubera ko mu gihe atambaje umugabo wanjye ngo amubwire ngo simbe ko icyo gihe nibwo wenda yumura wenda yaraje aramutakira amubwira ati mwana wa data ngize kano kabazo wakankemuriye aramwihoreye ariko ngiye mvuze ikiwacu aragikemura ariko mu gihe nta kibazo yaje ngo amubwire ariko ngewe mubwira ikibazo cy'iwacu kiramuka uko agowe niki hari ubushize turi muri part 1 y'iki kiganiro abasore twari kumwe hari uwavuze ati umugabo ari mu kuja hanze yabanaga n'umugore Diane hano ari kumwe na boss hano bari kumwe mu nzu wa munsi yarayagiye agahita abwira Diane ati Diane wowe ibyoroshe ja muri famiye yiwanyu numara jewe niho nzogutungira mbikoze kubera iki mbikoze kugira ngo bitaza kungora kubona amafaranga yawe ngo mbone nayo kwa mabukwe iwe agahita amufata akabahuza niba ari amashiringi nk'ibihumbi nka 50 akazabwira umugore okay madame iyi 20 ufuragurike mu tuntu twawe hanyuma ino 30 mwishuri inzu hanyuma mukore wenda na castock mu gihe harya kwa nyirabukwe batuye cyangwa kwa sebukwe hariho na famiye ye ntashoboye gufata umugore ngo amubwira ati genda ubane na data na mama kugira ngo binyorohere kubona uko mbafasha akamushira wabo kugira ngo bimworohere uko abafasha rimwe na rimwe waninjira mu bintu cyane ugasanga harya kwa avuka nta cyahakora wenda ashobora kubafasha in case bamutakiye cyane ariko ubufasha atari bwa bundi buhoraho dem sinzi ko bamwe bazabitwaza ngo nuko ngo abana baba bariho bari reka nkubwize ukuri kino kintu Etienne abatipe bubu ngubu impamvu tuvuga ngo basigaye bareba kwa sebukwe cyane kurusha iwabo ntugire ngo na kino gitekerezo cyo kuvuga ngo Diane umugabo we yagiye afashe Diane avuga ngo ngaho jiwana cuma ngo kiza kiva ku mugabo kiza kiva ku mugore nibyo se sagira ngo umugabo zo umugore azamubwira ati ewana jewe ngiye iwacu niho nzoba kandi wareba uyu mugore ko yashatswe mu basegege Diane ko yashatswe mu basegege none Diane karaje mu banyabyinshi gute
nukuvuga ngo Diane yagakuriye kuvuga ngo reka nje kwa mabukwe wenda nitunaniranwa reka nkubwize ukuri kurya ikintu abagabo tugira iyo ufite umugabo w'ubushishozi neza nubwo hoba ikibazo azamenya neza gushishoza akavuga ngo hano hari ikibazo reka nimure umugore wanje nje kugira ngo mujani wabo ahubwo nomubwiye ati ngaja mu nzu yawe wenyine zoza mfasha kwa data buku kwabo mfashi umugore kwanje ayo mafaranga nzoyabagabanya nimba umugore yanze ariko sinomwemerera yuko aje iwabo yanze kuja iwacu. Okay, Diane wewe ari wowe ubibona ute kuri wowe ubibona ute kuba umukobwa sebukwe nabi wabo bose baraturanye hanyuma umugabo yagenda agaprefera gusubira iwabo kuruta uko yaje kwa sebukwe? Genda vuga nka Diane shwa imwe naba mfite nuko naguma mu rugo rwanjye umugabo wanjye akahamenyera aho ngaho rwose niko guca impaka kugira ngo ejo n'ejo bundi hatazaza ngo nasigaye iwacu cyane nasigaye kwa data bukwe noguma mu wanje umugabo wanjye akamenyera aho ngaho. Ariko niba haje amahitamo ya kabiri ngo akavuga ati sinshaka kuguma wenyine mu nzu so twende uracyafite akana kamwe cyangwa wenda warukiri n'umugeni nyine andi mahirwe asigayemo ni ugucagura iwanyu cyangwa kwa data bukwe. Jese ubwa mbere nkoze ikiganiro nka kino mvuga kuri ibi bintu always sinzahinduka ngiye naba kwa data bukwe. Wewe waba kwa data bukwe? Naba kwa data bukwe kubera iyihe mpamvu mba nashatse bari kumva nashatswe mu kinyamurenge bavuga kuba watashe sinumva rero ukuntu watashe nurangiza mu byumweru bibiri mu mezi abiri ngo urongeye usubire iwanyu nusubira iwanyu se uzabura umugore uzabura umwana uzabura iki muri urwo rugo. Ariko ninjya ku badata bukwe nzagerayo niga imico yaho kuko ntegerezwa kubana nabo ngo ugiye burya sazi azirya ari nzima ngomba kujyayo nkamenya ese ni nabwo mumenyana n'abantu ukabimvamo nabo bakakwimvamo nese nzasubira iwacu mari imyaka 3 umugabo ndekrare ngende nta hantu nabanye na mabukwe nta hantu nabanye na baramukazi banjye ejo ningera muri Amerika muramukazi wanjye akambwira ko rwaje umwana nzumva ntaruhuha muramukazi kuse ni gute se simuzi nta twabanye. Ariko nimba narabaye kwa badata bukwe kakana kamura mu kazi wanjye twirirwaga dukinonga nkamavuga ati disi ka keve kagwaye nyine ugahita wumva wakumvaga. Ariko njyewe iteka ryose sinshigikira abakobwa bashakwa ngo umugabo yagiye hanze ngo isusubire iwanyu. Hari abo twabiserereye barahari ne bareba kino kiganiro umwe yazayamatuka ngo Diane ngo nagapfubyi ngo ubuzima kazi nubwo kwa basebukwe ariko kuba naba ndi impfubyi ubuzima nzero ubwo kubana no kwa data bukwe nanjye nashatswe ariko mvuye mu muryango kandi unkunze uri kumva kandi unkunze nanavuyeho ntari kwituta n'ubuhoba n'igikoma nkavuga ngo nsubire nubwo nta cyenda kuba ntibakwanga kunyakira. Ariko nanone simvuga ngo narashatswe ngiye gusubira iwacu hawo ngewe ntago mbyumva ya ako kantu uvuze niko nari ngiye no kuvuga nubundi kuba imfubyi ntibivuze yuko hari umuryango wabaye mu kandi famiye yawe irakurera urayishimira aho ngaho ntaho bihuriye. Ugifite mikoro ruguru iyo umusore yashakaga byabaga ari ihame byabaga ari itegeko ko umugore we ahitira kwa se na nyina nubwo bashoboraga kuba bafite inzu yindi bari buraremo ariko igikoni biki byose nukuvuga ni nkaho nyine barabanaga. Hanyuma hano abakobwa bahita bumva nyine ari nk'ibintu bidashoboka kubera yuko wenda Miriye ariyo yahindutse. Kuri Diane wowe uzumva uti ubona ari iye mpamvu kuri none batobana batobana mu nzimwe nka kuriya nyine wenda twabikoraga n'ubundi umuntu yashaka agahitira mwabo n'ubu nyine wenda waba ushatse waba ari iyo kese yabaye kuba ngo wenda umugabo yagiye hanze umuntu akaba ari kumwe na se na nyina.
impamvu njye mba n'abatabana ni impamvu nyinshi ariko nako si nyinshi cyane. Nyine icyo gihe byari imico kandi n'ubundi umuco ntuzucika ndagira ngo ntuzushira. Hano hari ikijisho kiri kundeba nkumva ameze ukuntu nari kumva umuco ntabwo uba ugomba nyine gusigara, ariko mu rwego rwo kugira ngo ibintu bimwe n'ubundi tugenda tubisigasira bikomeze bigira isura nziza, ibyiza ni uko mwobana ukwanyu n'abasaza nabo bakagira akandi karumu hariya hakurya, mu mpamvu ibiri, ku mugani w'abagoyi, ku mpamvu ibiri. Uri kubona hano turi Nairobi kandi muzi ubuzima bwaho, muzi amazu yaho. Ubwo sinakubwira ngo turajya mu nzu ingana gute nabanamo n'amabukwe na data bukwe dukoresha ubwiherero bumwe. Uri kumva byazaza bigora no muri wa muco n'umuntu n'umusaza mukuru nawe sinzi ko yapfa kubyemera ngo ase tubane mu nzu gutya, ahubwo byiza banumva bogira akandi kumba kabo bakazaza babamo, byibuze tugahurira ku gikoni. Urabona turi mu kizungu, abakecuru benshi wenda ntibazi gukoresha amagaze cyangwa iki no guteka, gusanga benshi baba baranarwaye bakuze bagize gute, ahubwo twohuza igikoni bakazaza tukarya ariko bafite ahandi hantu baza gutaha. Hanyuma Dem, ku bwawe iyo turimo tuvuga yuko abasore kenshi muherera ku miryango mwashatswemo, wowe ubona cyane ari iyihe mpamvu ibitera? No, cyane cyane biterwa n'umugore washatse. Diane ntarabyemera ariko ngaho komeza twumva. Kubera ko kandi bigaterwa n'umuntu. Hari abashaka bagashaka abagore bakabarusha imbaraga, bakaba faible, ugasanga ntamwemerera yuko agira icyo akora iwabo, ahubwo agashaka gukura. Kuko hari abashaka ugasanga ashatse nk'umukobwa wikunda, ukunda iwabo, kwikunda cyane, akurura yishira, sibyo? Ugasanga ntakenera yuko ibintu binaja n'iwabo w'umuhungu. Hakaba n'abandi bahungu nyine bagenda akamabororoma, akamayumva nyine ko yavuye nta kintu yojana kwasi, akamayumva nyine iby'umugore amubwiye. Ugasanga rero abaye faible mu buryo bwo kugira ngo afashe iwabo, agafasha kwa sebukwe no kwa Diane wenda araza kutubwira, ariko nk'ico waruvuze, hari abagore bavuga yuko kenshi bo ikibabangamira ari igihe abagabo dufashe iwacu ariko tukabikora tutabwiye abagore tubana. Nibyo nyine nkubwira, niho twanatangire ndakubwira ngo sibyo, hari ingo zimwe twagiye tubona, ugasanga umutipe acumbikiye baramubiwe, ntacumbikiye muri umuna wiwe cyangwa iki, ariko ashobora kuba atabacumbikiye atari uko umugore yanze nyine. Ugasanga harimo akavuga ati njewe reka kwa grand frere niyo ngiyemo ngiye andaza hafi n'abakozi baramube birariye iyo ngiyo mu byumba, ikintu cyose ugasanga akarafata bene nyina nk'ikise. nje narababonye urugero narababibona ari umuhungu cyangwa ari umugore bafata ari umuhungu ntahayita ico rero nje nico nabajije mwebwe niki gituma mubikora gutyo ko atari umugore uba wabiteye n'umugore n'umugore yaramutwaye yatwaye ubwenge yatwaye ubwenge bw'ibintu ze ugasanga umutipe jezo simzemera na Diane wenda ntari buvyemere reka nkubwize ukuri ni bake abatipe bihagararaho kumva yuko nigeze kumva ari umutipe yabwiye yashatse umukobwa wo muri Afrika umutipe no hanze baramubwira ngo jewe ngozoza nja kugera mwanyoko ngo iwacu ntanumva ko bahabaye ngira ngo mwana waje agaseseme ico gihe zoza nyine nanje suniki wanya naho uzabindi muzana ngo sharing wa nuzoza ubona nohereje ikintu nta mwijoro nubona bidashoboka nje nawe tukiri hano oya uwo nawe ntitumushima jenda mushima iryo ni ikosa uzi impamvu se wenda afite impamvu yabivuze ndiyo pfa kuvuga gutyo
aba afite impamvu. urwo rugo rwabo nje navuga yuko ruri kumugereka mpera Diane rurubatse Dia nubwo atari cyo nari napanze kubaza icyo nari napanze kiraza nyuma. Wowe wanavuze yuko kuri channel yawe ukora ibiganiro by'ingo, mu gihe umuhungu akanze umugore nkuko akamubwira ati we iwanyu banze witonde so ufashe iwacu hanyuma igihe nzumva bahaze nzobona gufasha iwanyu, so njewe numva atari byo wowe uzumva ute? ni n'amafuti cyane neza ahubwo baba barasezeranye se hunza numva indahiro hafi ya zose zivuga ngo nzagukundira umuryango, ariko ndagira ngo nabagore mukunda kuvuga gutya. oya n'abahungu baza babivuga oya reka nkubwire n'abahungu baza babivuga ntabwo reka nkubwire ntabwo mpamya oya baza babivuga nubwo atabivuze reka tuvuge ko atabivuze ariko biragomba, ariko reka nkubwire ntiwambwira ngo urankunda ariko ntuzatekereza ko mfashiriza mama yarwaye, ntiwambwira ngo urankunze ngo uzongeraho kubera ko iyo utabafashije nanjye ntubumfashije, kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyifuzo by'umugore bizaherera ku mugabo. Niba icyifuzo cyanjye ari uko mbona ko papa yabonye imiti imuvuza, wowe ukaba waravuze ko ngiye ibibazo byo kwa so nzabyumva ariko ibyacu byakemutse, ubwo se ngiye uzaba umara iki? Mu by'ukuri niba uri umugabo ufite imitekerereze ko uzafasha iwabo w'umugore ariko iwanyu hayatutse, ubwo ni ubujiji, nta n'urukundo ruhari. N'uwo mugore uramubeshya nta n'ubwo umukunda, ushobora kubukunza kwa kavizaje ngo bakubwiye gusa ngo ufite umugore mwiza, ariko nawe simpamya ko uwo mugore azakwiha wese azaguha urukundo nawe nk'uko urugomba, kuko nanjye numbwira gutyo biragoye ko nzagukundira umuryango. Hari ingo njeza mbona zidafashe, ibi naringiye kubihakana ariko nibutse ko bishobora kuba. Hari couple nigeze kumva yari ni diaspora, umugabo ngo yigeze kohereza iwabo, yohereza amadolari 100 ariko ayohereza atabwiye umugore, ngo buce umugore arabimenya ko umugabo yakoze kuri konti yohereza iwabo amadolari 100, ngo buce umugore we yamakuraho idolari 1000 azohereza nawe iwabo. Urumva kuyamwohereza kuri nje ntibiraba ikibazo, aho ikibazo kiri kuri nje nuko hatangiye kubaho ikintu cyo guhimana. Iyo ni miscommunication. Yes. Urwo rugo urumva hari avenir ruba rufite. Reka nkubwire aho ngaho uri kumva haba hajemo ikibazo. Burya mu rugo communication niyo ya mbere. Ntabwo uzanyihishamo, ntabwo utazashaka kunyereka wese, kankubwire ikano kantu ubwa mbere nkavuze n'iwanjye narakavuze. Ubundi abagore, umugore yashatswe azaza agasanga umugabo, akamusanga noneho yaje iwe abaje kubana n'undi muntu bundi bushya atazi imico ye atazi iki. Rero biba bisaba ko wowe niba gusanze ari umugabo umwiyereka ukure, ukamwiha wese ukamubohokera kubera ko umugore numubohokera n'umushitsa mu rugo ukamubwira ati rero burya nkora akazi kanyinjiza amafaranga buryo ku kwezi, nta kintu ngukinze, mfite amafaranga kuri konte, mfite abantu bafite amadeni, mfite byose, ukamubwira de A a Z. Umugore nawe biragoye ko azabona amafaranga ngo aguhishe kuko haramubohotse. Yes. Rero iyo utamwereye iyo mbuto ngo umubwire ati mu rugo bampamagaye ko bakeneye amafaranga, nawe nibagira ikibazo bakeneye azabimenya, narangiza navuga ati nanjye ko atambwiye nanjye nta mpamvu kandi nanjye iwacu bakeneye amafaranga nanjye mbikore gutyo. Iyo utamweretse imbuto, iyo utamwereye utamubereye umuco, nawe azakora ico none umaze kuvuga gutyo nje ndibaza, hanyuma wenda na Dema arahitakurikira. Ntabwo byaba koko ibivugwa kubaherera uruhande rumwe, kuba umuhungu yaherera kwa sebukwe, ni ukuvuga ngo harimo bamwe baherera kwa sebukwe kibafashe abiwabo aho bavuka, hari abandi nanone urumva nanone bafasha iwabo kibafashe aho bavutse nyuma aho yakuye umugeni. Ibyo bintu ntabwo byaba bigaragaza ko rwa rugo rudafashe, harya umugabo n'umugore baba batabana neza, wenda akaba ari byo bituma umwe yasa nkaho ari nyamwigendaho, buri wese agatekereza ko ari bufashe iwabo, undi nawe agatekereza ko ari bufashe iwabo.
ibyo nyine uri kumva haba harimo ikibazo haba harimo ikibazo birashoboka ko abenshi intandaro yabiva kuri ibyo cyane ngibyo pe burya urugaragara rusenwa n'utuntu dutoya utuntu nk'utwo ngutwo ariko niba uri umugabo ubogamira uruhande rumwe kandi ari wowe ufite ubushobozi ubwo mba mbona ko haba harimo n'ubwenge bukeya kubera ko akenshi niba uri n'umugabo ukabuza ushaka ntumenye iwanyu kuko nanjye hari abunzi hano muri Kenya washatse umukobwa agahita ajya kumutuza ahantu heza niba bakaba ahantu heza ariko iwabo baba muri single room ubwo buba ari ubwenge bukeya nibyo umuvandimwe yavuze ngo niba ngo ari abakobwa babarusha imbaraga ariko ntago biba ari byiza iciza nuko atari bose ikintu naringiye kuvuga akenshi Etienne abagabo Diane warabizi arabizi ko abagabo akenshi nta mutima mubi tugira donc urabona nk'ubu ushobora gusanga je bashobora kumbwira ikintu kiri emergency kurusha uko babwira umugore wanje ikintu kiri emergency uzareba akenshi buri umugabo ushobora gusanga nka $100 yarayohereje hari nk'akantu kabaye kari emergency bigatuma avuga ati kino kintu si ngombwa yuko mbanza kwiganiza umugore witonde nkubwire ahubwo nyine nimba umugore yarabonye ko bakwe kuki atamaje se sheri ko nabonye wakwiha amafaranga byagenze gute ashobora kuba yari kumusobanura ati wenda niki ariko akenshi impamvu yahubutse gutyo urabona nk'ayo mafaranga ashobora kuyohereza kubera ari emergency bikanamucikaho tu agakomeza akumva ko nta kintu ariko ugasanga uwo mukobwa washatse kuhimana uwo mugore ahise agenda ngo yohereze ayo mafaranga kugira ngo amuhime noneho amwohereze igihe bivuga ngo ni ikintu yari arwaye uyu mugore ni ikintu yari arwaye ari ikintu yari arwaye buriya buri rugo rwose rya famille rwubatsemo ushobora kubuza ukora akazi na madamu agakora akazi mukavuga ati rera izi faranga dukorera nje nzaza afata $15,000 ni ishuri inzu nawe afata ngaya uyahaye mukagira ukuntu mwubaka ekonomi yanyu yo mu rugo ku buryo mwese mushobora kumvikana ati rero kubera ko dufite konte imwe nta muntu uzaza ukora ifaranga tutabyumvikanyeho bitewe na projet mufite mu rugo rwanyu either mufite kubaka cyangwa mufite ibindi bintu mugomba kugeraho iyo rero uciye ku ruhande rw'ibyo mwasezeranye ubukosheje kubera ko ntago twabajudginga ko ntituzi icyo bari barumvikanyeho tugomba kumubaza impamvu ayo mafaranga yakuye wamubaza aho kugira ngo none uje kwivumbura ngo ukure igihumbi hari n'igihe ushobora gusanga bitari ubwa mbere gusa reka nkubwire Etienne urabona kino kintu abagabo nibyo nakubwiye ngo abenshi kandi cyane cyane bano bo hanze niyo mpamvu uzubona abakobwa bahita baje kuba iwabo kubera iki baba bumva ko amafaranga y'umugabo wiwe agiye kuyaha iwabo akumva ko agomba kwiyerekeza hariya donc sinzi impamvu iyo mitekerereze bagira ntibamenye nk'ukuntu Diane yabivuze ntibamenye ko kubera ko akenshi umugabo ntabwo ashobora kwanga gufasha kwa sebu hari icyo ntekereza Diane abagore benshi bakunda kuvuga yuko communication yabo n'abagabo bakunda kubahisha ibintu ugasanga mu buryo bumeze nko kwihahaza umugabo icyo ashatse gukora kenshi ntahite yumva yuko agomba kugisha umugore we inama wowe nk'umugore kandi ukora bino biganiro icyo kintu ucumvute turagenda tunagana no ku musozo icyo kintu ngiye numva ko ari ukwibeshya cyane mu gihe uba wumva ko utasangira umugore wawe n'ibitekerezo mu rugo igice cyose kizakwereka umugabo mwiza mu rugo ni uko aho umwanya umugore wiwe akamutega amatwi kandi nawe akaba yakumva inama ziwe uri kumva ntuba warashatse statira aho ngaho warazanye umuntu mukuru kandi umuntu mukuru uzi ubwenge biba ari byiza rero muri ya communication iba mu rugo ko mwicara mukaganira ku kintu kimwe n'ikindi yegura umugabo ntibizakuraho kuri umugabo nta nubwo bizatuma n'umugore agusuzugura ko waje kumubwira ikintu kandi buri abagore bagira inama nziza pe kandi zuba uramutse wumvisha idafashije wagerageza kubalansinga ukavuga ati ko nashaka gukora kino kintu mudamange akamubwiye gutya reka nkore nyine nk'umugabo ukamuga afata decision ariko niba uri umugabo utajya ubwira umugore ngo mugishe ikintu inama ukavuga uyu ni umugore se gute ni urubavu rwawe ni umuntu wawe ni wowe ni wowe muri we
uba ugomba rero kumubohokera ukamubwira ikintu cyose. kandi nawe uremera yuko hari abagabo benshi bameze batyo. ayiwe sibo dutunze gusa. Yes, dem abagabo mwemera yuko kenshi mukora ibintu mutagishije abagore inama, akaba ari nayo mpamvu wenda ishobora kuvamo impamvu zimwe na zimwe twagiye tuvugaho. rimwe aba ari ngombwa. Okay, turimo turagana ku musozo, ngaho tubwire. Bimwe aba ari ngombwa yuko hari ikintu ukora utanamugishije inama kuko ubona nta n'impamvu, ariko bo ku buryo wakwiyemeza gukoresha umutungo w'urugo musangiye n'umugore ukawukoresha utiriwe utabawukoresheje wose, wakuyemo akantu gato kugira ngo ukemure ako kantu. Ariko bo mu gihe nawe yaramuka bikoze nk'uko we wabikoze nawe akawukoresha atakugishije inama. Akenshi uko yowukoresha je bishobora no kutambangamiraho, sibyo? Serious akenshi abagabo uramubaza kabase bite kubera iki wakoze kino kintu akakigusobanurira, ugasanga umugabo twebwe turagira, ariko umugore bakunda kuzamura ikibazo nico kintu kibaho. Niyo mpamvu sometimes ubona ko umugabo avuga ati nanone reka mfata umwanzuro, kuko tuzi ko abagore Etienne abagore bakunda kuzamura ikibazo bakagikuza ari akantu, bakunda kuremereza ibintu kandi nyamara tuza tubategera yabo bagira uko bagaragaza amarangamutima. No twebwe ga siko turemye, muze mutwihanganira uko turemye, kuko hari hamwe nakubwiye ngo oya ye tuba twakabahaye, ahubwo mwebwe uzamamva yuko twabambuye agaciro, twabubahutse ibyo, kandi nyamara ni muri karakteri z'umugabo hari ikintu kiza umugabo akaba ngombwa yuko afata decision atakugisha inama. Ico ni ikintu kizoba kugeza yesaje. Sawa dem. Hanyuma Diane asoza, gira inama ugira amakouple nimba ari abo ngabo wenda communication yabo iri hasi, nimba ari abo ngabo bahengamira uruhande rumwe bikaba byatera ikibazo wenda cy'ubwumvikane bukeya muri wa muryango wabo, ishobora no kuvamo n'intandaro zo kuba basenya bitari ngombwa. Tanga inama dusoza. Murakoze cyane. Inama nagira couples, ikintu cyambere bagomba kugira nuko bagomba kugira objective imwe yo kubaka. Ibibazo byose biza nubwo ntimuba muri marayika kuri marayika, muba muri umuntu ku wundi, buri wese agira intege nke, agira n'imbaraga ziwe, ariko iyo mufite papa simwe ko ari ukubaka, ibyaza byose muzajya mushaka ko mubiganiraho kugira ngo mukomeze mwubake. Aho bibera ikibazo nuko usanga bibe ikibazo nk'icyo ngicyo, ukavuga ati n'ubundi, ugasanga nk'umugore abategereje ko umugabo anyerera bukeya akavuka ikibazo, n'umugabo akaba ategereje ko umugore anyerera bukeya, ku buryo n'ikibazo ahita avuga ati n'ubundi nari narabibonye ko utari type yanjye, n'ubundi nari narabibonye ko udashobotse, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko iyo umufite objective imwe yo kubaka mwese, mujya muvuga ati nese ko tugize kino kibazo kandi n'ubundi ko tudatandukana, ko dufite gukomeza kubaka, tubigenze gute? Mukicara mukaganira. Burya ibiganiro nibyo biza byubaka kandi nabyo biza bisenya. Muzaza mwicara muganire kandi mwige guca bugufi. Umugabo naca bugufi n'umugore agaca bugufi, mwese muzubaka. Nta mpamvu niba uri umugabo ntibizagukuraho ko uri umugabo, ariko nanone ugira umwanya umwe uca bugufi. Thank you. Murakoze cyane Diane. Dem, hari ijambo nawe watubwira dusoza? Wenda icyo navuga Etienne, wenda akantu nagira abantu inama, burya ikintu cyose ni ishuri, iyi si turimo ni ishuri, kandi ikintu cyose ni uburyo bwo kwiga, kuko hari ikintu kiba cyarananiye. Urabona nko mu buryo example shobora jewe n'urugero rwanje ngiye gutanga duhita tunasoza. Ntubona nk'ikintu hari igihe nibagirwa nicaye nk'ahantu tugatarama n'abantu, nkibagirwa nkaza kumuhamagara nyuma ati yewe ndatinda, kandi uko kera natinze kandi nyamara nibagiwe. Urabona nk'icyo kintu, ariko natangiye nyine mbona ariko bisanzwe gusa nyine, ariko agenda nyereka yuko ikibazo cya communication ari ngombwa. Naje ngenda donc ikintu cyose rya no kwiga, ugomba kwiga uburyo ugomba ukavuga ati umugabo wanje
kubera iki reka nige kino kintu uburyo no kimukuramo nimba azafata na decision muri ubu buryo reka ngende mubwira ati sheri wa yego byabaye ngombwa gufata ino decision ariko nyine suko byari kugenda buhoro buhoro uzagenda umubwira nawe azagenda avuga ati nari ngiye gukora kino kintu reka mpamagare wacu mubwire yuko hari ibaye ngombwa yuko wenda amafaranga nyakuraho cyangwa nkora kino kintu ariko ni uburyo bwo kwigana buri muntu wenda afite intege nkeya n'ikintu agomba kwiga kandi ushobora kukimwigisha ukakimwinjizamo mukabana neza amahoro atari kugira ngo mujyane ari uguteganaho ngo reka mutege ngo n'ubundi wamuzamuka undi nawe azamuka kuko nimuzamuka mwembi muzatwika ariko nuzamuka uzabasha undi nawe akamanuka bizagenda bigenda neza kandi mwigishana neza mujanirane kandi mu buryo bwiza bugaragara. Murakoze cyane, reka tubashimire Dem ndetse na Diane batuganirije ikiganiro ciza muri bubashe gukuramwo amasomo agiye atandukanye. Mwese mudukurikiye namwe reka tubashimire nanone kandi tubasaba gukora subscribe kuri izi channel zose nkuko mwagiye muzumva. Ibiganiro byacu rero nakagaruka komeze mugira amahoro n'amahirwe.